gukizwa biri trend, gukizwa bigezweho, buri muntu wese ashaka gukizwa, yifuza gukizwa. Biragoye ko wagira stati cyangwa se kuri WhatsApp ya 50% bareba stati zawe atari abantu nyine posting imirongo y'Imana, video za YouTube nziza, udu TikTok bakatakase. Ni byiza gukizwa cyangwa se kwitwa umukristo muri iyi minsi bigezweho, ariko ikibazo ni kimwe. Ikibazo si uko bigezweho, ahubwo se ni bande bari kuva kuri status cyangwa se gushyira Imana cyangwa se kwamamaza Kristo kuri stati zabo ngo bavemo bagende babishyire mu buzima bwabo busanzwe. Ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo bashimisha iminwa ariko imitima yabo indi kure. Birababaje ko waba upostinga ijambo ry'Imana kuri story yawe, kuri status yawe, ariko ugasanga ubuzima ubayeho hanze butandukanye 100% n'ubuzima wakabaye ubamo koko niba uvuga ko uri umukristo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abari muri Kristo Yesu abari ibyaremwe bishya, ibyakire babishize niba bikibukwa. So iyo turi muri Kristo Yesu hari ibintu tuba tutakijandikamo, hari ibyaha tuba tutakijamo, hari amagambo tuba tutakivuga, hari abantu tuba tutagendana nabo, hari ibintu tuba tutagikora, ariko ugasanga dukizwa twagiye mu rusengero, twaririmbye, twasenze Imana, ariko ugasanga ubuzima bwacu buri deep, ntabwo bwize buhinduka bidani, ntabwo turacyafite desire cyangwa se ubushake bwo gukora bya bintu twakoraga mbere yo gukizwa. Ugasanga nyine nta tandukaniro riri hagati y'abamenye Imana ndetse n'abatarayimenya. Ijambo ry'Imana muri Petero wa mbere igice cyaho cya 2 umurongo wa 9 avuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranyijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera n'abantu b'Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo. Ijambo ry'Imana iratubwiye ngo turi ubwoko Imana yitoranyije. Wibuke hari abantu benshi bakiri hanze babaswe n'inzoga, ibiyobyabwenge, batazi Imana, badafite ubugingo buhoraho. Ko kwakira ubugingo buhoraho no kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza. Ariko wowe agakiza wahawe, Imana yaragutoranyije ikuzana hano ku isi iguha agakiza kugira ngo uyishimire, ubane nayo, ube ubuzima bihesha icyubahiro. Ariko ugasanga uri kubaho ubuzima butandukanye n'ubwo wakabaye ubaho, uri kubaho ubuzima butandukanye n'ibyo wamenye. Kandi ijambo ry'Imana ratubwiye ngo turi ubwoko yitoranyirije ngo kugira ngo twamamaze ishimwe ryaduhamagaye. Ukwiriye kugenda ukamamaza ibyo Yesu Kristo yagukoreye. Ukwiriye kugenda ukamamaza umwijima Yesu Kristo yagukuyemo. Ntabwo ari ngombwa ngo ugende ngo uvuge ubutumwa wenda ubwire abantu niba wenda utanabishoboye, ariko byibuza n'imbuto wera, uko witwara mu bandi, hari ikintu bigaragaza, hari uwo byerekana ko wamenye, ku buryo umuntu akubona akavuga ati uriya muntu ndashaka icyo afite, akabona mu bibazo ufite amahoro, akabona ugenda neza, akabona hari amagambo, hari ibiganiro bibuta ijandikamo, hari amagambo udashobora kuvuga, hari ibintu bidahisha Imana icyubahiro udashobora kuvuga. Zaburi ya mbere nijye ivuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ngo ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ngo ntiyicarane n'abakobanyi, gabwa amategeko y'Uwiteka ngo niyo yishimira, ngo ndetse niyo yibwira ku manywa n'ijoro. Ese amategeko y'Uwiteka niyo wishimira? Ese amategeko y'Uwiteka niyo wibwira ku manywa na nijoro? Ongera wigenzure, ongera wisuzume, ongera urebe niba byibuza ubuzima wavuze ko ukimara kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza ubayeho ubuzima buhwanye n'ibyo wizera. Ese koko wa murongo postinga kuri status, ese koko wa murongo mu mutima wawe burimo? Ese koko kwa kundi shyiraho ka karirimbo kagufashije wakuye kuri TikTok? Ese koko ubwo buzima ububayeho? Ese iyo ugiye ahantu batazi Imana ugerageza kubaho ubuzima buhwanye n'ibyo wizera? Ese koko iyo abantu bakubonye bakubonamo icyaremwe gishya, iyo bakubonye bakubonamo Kristo? Paul yaravuze ngo turi inzandiko zisomwa n'abantu. Bivuze ngo abantu batubonye ntabwo babona twebwe, babona Kristo. Ni ngombwa ngo rero duheshe icyubahiro Kristo twamenye. Niba Kristo twaramumenye, reka tube ibyaremwe byishya, tureke kwijandika mu budahesha Imana icyubahiro, tureke kwijandika mu magambo mabi, tureke gusa n'abatizera Imana. Si ngombwa ngo tureke kubavugisha abatizera, ni ngombwa kubavugisha, kuko se tutabavugisha tuzaherayo tubabwira iby'Imana. Ni ngombwa kubavugisha, ariko tumenye imbibi zacu, tumenye aho tudakwiriye kurenga, tumenye icyo turi cyo. Nimubona bavuga ati tujye kwitamo bwato, oya njyewe namenye Kristo, hari ibintu ntashobora gukora, hari amagambo ntashobora kuvuga kuva mu kanwa kwanjye, hari ibiganiro ntashobora kwicaramo. Reka tugerageze duse n'abo turibo. Iyo ambasaderi w'igihugu wenda cyo mu Rwanda yagiye nko mu Bushinwa, ikintu cyose uwo ambasaderi w'u Rwanda akora bakibara ku Rwanda. So rero nagira ngo umenyeshe yuko ibyo ukora byose babibarira Kristo. Rero ese ukwiriye kwigenzura, ese ubuzima mbayeho buhesha Yesu Kristo icyubahiro? Igihe kirageze ngo dukure ibyanditswe mu magambo tubishyire mu buzima bwacu. Ndakwifuriza kugira ngo uyu mwaka wo gufata ubuzima bwawe ngo bugume mu byanditswe gusa, bugume mu guhimbaza Imana no gusenga Imana, ahubwo fata ibyanditswe ugishyire mu buzima bwawe. Dawidi yaravuze ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wawe kugira ngo ntazagucumuraho. Ndakwifuriza kugira ngo ufate ijambo ry'Imana uribike mu mutima wawe kugira ngo utazacumura ku Uwiteka. Fata ijambo ry'Imana urisome,
rigende rigwire muri wowe, rigwize imbaraga. Ikindi kandi niba hari n'ibintu gishoboka kureka, hari ibintu kirwana byo kureka, ndagira ngo ubwire ngo umubiri wacu icyo wananiwe gukora, Mwuka Wera nicyo dushoboza. Mwuka Wera dushoboza kurwanya bya bindi byatunaniye, bya bindi bitadushobokera. Icyo dusabwa gusa ni ukwemera, tukavuga Mana ndemeye, ngaho nkoresha, sinabyishoboza. Kuko step ya mbere yo gutsinda ni ukwemera yuko ntacyo tuzi, kuko Imana ntabwo ijya ikoresha abantu bagifite ubwibone. Ikwiriye kubanza kumara mu bwibone, ukumva ko icyo cyawe utakishoboza kukikuraho, ibyo bintu ushaka kuvaho utashaka kubyikuraho, Imana ariyo yonyine yashobora kubigukuraho. So ndagira ngo nawe kuba umukristo ntibikubera akantu gatwika kagezweho ngo wambara neza, oya, ahubwo fata ibyo ngibyo by'umukristo, kuko uri uwa Kristo, wigenze urebe koko niba iryo zina rihwanye n'uburiwe, urebe koko niba iryo zina ryo kwitwa uwa Kristo koko ubayeho ubuzima wihesha icyubahiro Kristo. Shalom.